muri bya bindi bya mbere twakoze ubonye ko bya bya mbere byageze gute byanze yego ntabwo ashaka kugira ngo twongere duhombe sibyo ubuzima tuje hano urayizi rwose ndayizi ni ukugira ngo noneho dufate umwanzuro urabona ko hano nta muntu ushobora kuvuga ngo aramenya gahunda zacu buriya mu mujyi hari ku biro byacu dukorera usanga rimwe na rimwe abantu baza bumva babona abantu binjira abakobwa binjira basohoka bigatuma akazi gapfa sibyo nagira ngo rero ahangaha twaje tupangire gahunda kandi yihuta sibyo ya boss ndabizi impamvu turi hano nuko nyine business za mbere zahombye tukaba tugira ngo wenda dukosore bitaragenze neza umva rero ikintu ushaka kugira ngo dukore ngiye gupanga noneho akazi bundi bushya ukanzana abakobwa batoya urumva ntabwo ushaka bya bikorwa bikuze kandi urabona ko nawe uri umujeni abakobwa baragukunda ndabizi niyo mpamvu buranaguhaye akazi ndashaka unzanira abakobwa bari hagati ya 20 sibyo na 19 wamuzana sibyo nta kibazo boss wereka guseka ni serious ndashaka gukora ibintu nta guseka hagati ya 19 na 25 ibyo ni ibintu byanjye urabizi igenda umuntu w'umusore kandi abakobwa basayize uwo muntu ushaka kuduha akazi nyine ndaza kukwereka sayize ariko sayize zo nawe urazizi zandi twakoraga ubushize ntabwo nzishaka ikindi kandi ukabazana bari sexy urumva icyo ari cyo ndabyumva bambaye neza bagaragara neza urumva ku buryo tuhita tubaha umukiriya yirwariza kabisa umukobwa umwe urumva umukobwa umwe bazaba batwishyura 100 by'amanyarwanda se by'amadolari by'amashiringi ni iby'amanyarwanda ari makeya nyine reka dutangire business umuntu yinjira business ashaka uburyo aho umuntu imari sibyo hanyuma imari iyo umuntu amaze kukumenyera business uhita umupandisha nase uragira ngo tumwaka amafaranga menshi bose ibyo ndabishoboye kandi nzabikora ugomba kubikora nzabikora mu buryo bwawe uko ubishaka kandi urabona hano hantu twaje niho tuzadukora ama operation yose kuko hari mu mujyi wabonye ko bari batangiye abapolisi bari batangiye kutumenya kabisa nabyo ari byatubereye ikibazo gikomeye hano hantu ni heza hakose ushimye n'ukuntu hano hantu wabonye hano uba watekereje gute buriya dufite gahunda turakorera nyinshi buriya bivuze ngo ufite izindi projet ukoreramo ni projet nyinshi cyane buriya kuki utazimbwiye boss buriya ni uramuka ushatse nkorera biriya ubundi nkwinjije muri system sibyo tuye dukorana okay ndaza kubikurikiza nta kibazo icyambere no gushaka amafaranga kandi amakosa yabaye gushize ntago azongera kuba ugomba gushaka undi muntu uri tayari ntabwo ushaka umuntu ko nanjye mbashara nanjye ndashaka umuntu ukinjira mu bakobwa ndaza kuguha amafaranga uri gusengera genda ubasengera wayampaye none uretse ibintu byose amafaranga none ndaza gusukumira ngewe unzanire echansiyo banza unyereke amafoto ntabwo ari gupfa kuguha amafaranga nawe ugomba gukora kuko wereza ifoto nkubwira ni aya mafaranga sibyo nta bintu byo gukina kandi ntuzanyinishe gusa ntabwo nzagukinisha ariko nanjye umushahara uzawukora ikindi ntabwo ushaka abakobwa bafite parapara urumva ushaka abakobwa bari serious wa wundi ugenda ukabwira akabyumva vuba nta bintu byo kuvuga ngo arajya kubwira kanaka mbese ubwo nibanga mu cyane cyane turi dukobwa tukiri dutoya tuba dushaka amafaranga iyo umukubise 20 nawe atangira kuvuga ati nabonye umugozi niko turi gukora kabisa
naratsinze ndakumva kugeza ubu ngubu mfite umukire yamaye akazi ariko byancanze kabisa ni ukuvuga ngo ubu ngubu hano intambara ndi kurwana igeze ahantu hakomeye birakomeye cyane birakomeye kandi nkeneye umuntu umfasha ibyo byihorere njye ndabigufasha mu buryo ushoboye bwose kuko nanjye urabibona njyewe iyo umuntu anyiyambaje yego nkunda kumva ikibazo cy'umuntu kabisa nkabasha kugitekereza ese icyo kintu kimeze giti nkabasha kugikemura buriya njye nkemura ibibazo nta kibazo wowe niwumva ubona ko bikugoye uzanyegere nzakubwira uburyo tubikemura nta kibazo kabisa niyo mpamvu nakwiyambaje naguhamagaye ngo tuze hano ntabwo wambwiye ngo duhurire mu kabari oya ibintu byo mu kabari wapi akazi nkora gatandukanye no kujya mu kabari cyangwa no kujya muri gare cyangwa no kujya hehe mu bantu ntabwo akazi nkora kabera mu ngo z'abantu cyangwa mu rugo ibyo nibyo njyewe ndabizi neza kuko ndifite yes kandi njya nkunda gufasha abantu mbona hari ibintu byabashije kubananira buriya rero icyo kintu kuri inshuti yanjye ndakigufashamo ndabizi cyane kabisa sati kabisa umuntu w'umugabo sasa rero kuri business imeze ikintu ugiye kumfasha ni ukuvuga ngo ndaguha amafaranga makeya ujya gukoresha hanyuma kugira ngo akazi kagende neza ikintu ugiye kumfasha rero ni ukugenda ugahiga abakobwa beza ugahiga abakobwa beza niba ufite na sheri wawe ugomba kumuzana ntabyo ninga usanga na sheri wawe umbwira ngo watinye kumuzana ngo kari sheri wawe ntabwo nzakorohera umva abakobwa beza ubu ugiye gushaka abakobwa beza abakobwa bari sexy bambara neza abakobwa kabisa ubona yuko bari tayari umva nta bintu byinshi nkeneye abakobwa beza ukabazana ukabangezaho ibindi byose ndabyimenya amafaranga ntugire ikibazo uramukoze ikosa gatoya ni uguhita wisanga he imva yawe irahari umva ibyo ngibyo byihorere abakobwa rwose ndabakuzanira ngenzi no kubareba burya ntuzakina ndabareba nkamenya uyu mukobwa ni mwiza cyane n'umugore wawe ntuzatinye kumuzana ngo ari umugore wawe urumva icyambere ni amafaranga umukobwa twakundanaga n'umugore wawe ntabwo bishoboka umugore buryo w'umuntu aba ari umugore ariko rero ushobora kuba nta n'ubwenge ufite umugore se aruta amafaranga reka nkubwire ubuse umugore aruta iterambere ushaka kugira ngo ugereho ariko ubundi mwabayemo mwagiye mushijuka ubuse kuwanjye namutanze ariko ntari mukeneye umugore wanjye reka nkubwire abakobwa nabagushakira ariko ku mugore waya umugore wanjye namushatsemo babaye rero reka nkubwire niba utangiye kuzana ibintu by'amarangamutima mu kazi igihe ngiye kuguha ntabwo ndibuze kukorohera na gato ntabwo ndibuze kukorohera nzabitekereza ariko umugore yaranduhije cyane kandi arankunda cyane ntabwo rero ibyo bintu byashoboka abakobwa ubundi abagushakira ariko ku mugore wanjye ntabwo byakunda unzanira abakobwa uyu munsi duhure sangahe saa nziza ni nka saa 12 z'umugoroba saa 2 z'igitondo za nimugoroba ariko rero mbonye saa 2 ari kera reka tugire saa 9 z'amanywa ahubwo saa 9 z'amanywa kabisa saa 9 nta mikino nta mpuhwe ntaki saa 9 kabisa icyitonderwa ntabwo nshaka abakobwa bakecuru oya ntabwo nshaka abagore oya nanjye ndabizi n'abakobwa bari beza bari sexy guhera ku myaka 19 kuzamura kugeza nko kuri 20 aho kuzamura nko kuri 30 wenda 30 bataragumirwa afazari 26 n'itanu ibyo ntabwo bikureba abari batoya neza ukurikiza ibyo nkubuhiye amafaranga urayama ku kwezi cyangwa urayama wowe icyambere cyo ngomba kuguhemba amafaranga ya mbere ndashinyaguye nonaha urumva ibindi byo ntagomba kubyinjira by'ukwezi by'iki icyambere cyo uko ugomba kubona amafaranga uranyumva neza ibyo ngibyo nubishidikanye kuvuri umaye kashi noneho ngiye kuzigukora gahunda nonaha ndabikora kabisa uwo diri nukwineza oya ni uko nguko nugira ikibazo ntuzantenguye kandi ntuzampamagara umbwira ngo duhurire ahantu ntabwo nshaka ko ibintu bera ahantu hari public ari abantu bisanzwe nshaka bera ahantu hibangano nkanga tuba twaje hihishe cyane ariko wumve ngo nibanga nabyumva neza ibanga niryo rya mbere burya kurusha ibindi byose ahantu heza hatuje kandi ubona hasobanutse ndabigukora sawa rero gahunda niyo rero reka mbengwaye makeya hano kaze mbengwaye makeya hano kugira ngo kanguhe amafaranga makeya ndebe
akira amafaranga urabona amafaranga reka nze nkongere n'andi kugira ngo utazazunzanaho ibintu by'ibibazo byawe uzi ko ari wo muntu nkoranye nawe ufite amafaranga menshi angana gutya ye baba we reka nkubwire ngiye kugukorera gahunda nk'uko ubyifuza izina ry'Imana njyewe ibi ndabigukorera bitarenze n'uyu munsi bika amafaranga bika umva ntugire ikibazo izi za mbere umaye se izindi ziriyo kandi ayandi ayiguze ko ndagukorera gahunda ngenda bizi neza cyane ibyo ni ibintu nzi cyane cyane ibyo njya mbikora ntabwo nzi ko turi buhurire hano ni kwiza cyane Imana ikoranye n'ibintu maze iminsi warabuze cyane kabisa nari mfite akazi nari mfite bansezeriye ku wa gatanu ariko hari ahandi hantu bandangiye njya ndaparenga ndakora ikizamini bategereje kabisa nawe zabikora ariko muri iyi minsi urimo gusa neza arata yaragusize noneho bikongera na bararwa ikora akabyera natwoze tumera neza hasi ko amavido atavuga cyane nuko katari kakugeramo ari kakugeramo biri wiciringe fresh ariko ntacyo ariko ubundi amavido avuga iyo mu mutwe nyine ari ukumbyagenda ngendagura akantu kamwe ariko uragura dutatu ntaribi pasa banyirukanye mu kazi amafaranga afite ari kuri konti ndi gukuraho duke two ari kuri konti ntacyo ndakwishyura mu gihe ntarabona akazi numva ntabwo nayakuraho ngo ndakwishyura ntacyo nawe ndakubwira ngo turi bujyane n'erekezo nta kibazo pasa ndabizi yawe muri make cyasi byatangiye kuza byatangiye rero bivuze cyane byatangiye niko nose muza amafaranga rumeze gute amafaranga ameze neza ni byiza ko umukobwa mwiza n'undi agomba kumera neza yes of course rero karo kabyere ni sawa ariko pasi ntabwo nari nzi ko nawusoma ntabwo nari nzi ko usomaho pe najyaga mbitinya kukugurira ntabwo nari nzi ko usomaho no kubikuma ariko ubu nzajya kukugurira bwira nabimenye cyane basa ariko umusubizo ngawe witwa nde ko nzi ko witwa pasita ntabwo nzi izina ryawe mu buzima busanzwe izina ryanjye ntabwo ari ngombwa buriya ni uko imana yakurumyeho ngo nze dusangire wari guhimba se byananira nta kibazo reka muhimbe ryanga arikotsi cyangwa rufereti munyakazi zikari ibyo bigahita bihuzana yaba ibiriya biri bugenda utembera hakundi biri byunguka bike mba ndi gukorera imana mba ndi gukorera imana buriya jewe hagashya koko nkora ibitangaza nanjye nzabikorera nabyo njye nkora ibitangaza buriya nzagusengera nawe ukizwe wahereye ubu wahereye ubu gutse reka tubanze dusoma akantu uraza kugusengera twihere cyane icyo nkwemere akantu kararyoshye kabisa niko ushaka nzagusengere se ushaka kuba umuntu umeze gute urashaka kugira ngo ngusengere dukundane cyangwa ushaka urukundo rusanzwe abantu dukundana ni benshi bamwe barampamagara telefone imeze gutya mbese mbura nitaba nkabura n'undi niyo mpamvu mba nafashe umutuzo si unsanze jyenyine abantu baguhamagara niyo mpamvu mba natuje nkaza kwicara hano jyenyine abantu ni stress
iyi telefone zayimena rero bakomeza kujya bakora no pastor no ngiye akazi n'abagabo zayisengera telefone iyi abagabo no ntamushema niwe nabyo kugenza ngo nyine ukundi kuntu tubicira ingakwaje asundi tujyanye mu rwayi ikibazo pastor ati la kwisa force bakazana munyakazi ginyita munyakazi ibyeri rero ibyeri n'ubengeza ahantu niba waba ari hafi ndahari wese tujyane mu rugo uri tayari uri tayari ntabwo akarira nawe watangiye kumera neza umva busenda baravugirije namuhesheje nakubese ubarishe kandi kuko ibintu utangiye ndi kureba uvugirije amacupa bagenda ndamenya n'ishoro y'ifagitire